Siku zenye ziko mbele Goma ilishakomana sana, tulishavizungumzia siku za mingi. Goma ilishakomana, tutaigabula ndani komine ine. Tukishaigabula ndani komine ine, tutakuwa hizi mbili zenye ziko komine de Goma na komine ya Karisimbi, lakini kutakuwa na komine ingine yenye itaitwa komine ya Mugunga, nyingine itaitwa komine ya Rakve. Uyu munsi turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025. Turagarutse n'inkuru zigezweho zirimo gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Duhereye hano muri Kenya, ni mu butumwa bwenyujije ku rukuta rwe rwa X, ni Perezida William Ruto yatangaje ko yakiriye uyu mugabo ni Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, ndetse uyu Perezida William Ruto yagiyeho amusimbuye. Niba ubyibuka neza, ati nishimiye kuyobora inshuti yanjye yo kuva kera wahoze ari perezida Uhuru Kenyatta mu ruzinduko rwo gutembera ibiro by'umukuru w'igihugu nyuma y'inama ihuriweho ya EAC na SADC mu kugarura amahoro n'ituze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba rero bameze nk'intama n'ikirura, isaha n'isaha ikirura gishobora kuba cyaconcomera intama. Ariko reka dutegereze tubyitege turebe ese ibingibi byabishatse kuvuga iki. Hanyuma turaza kubitubigarukaho mu kanya. Kisabwa nukomeza kubana nanjye. Ikindi ndaza kuba nkubwira nuko hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo byaba bimaze kutangazwa ko noneho Perezida Felix Tshisekedi yagiye kuva kwizima, hanyuma agafungura za mfungwa za M23 zifungiwe hariya Kinshasa. Bimaze kuba bitangazwa, ngiye kuba mbikuvira imuzini muzingo turebe niba Perezida Felix Tshisekedi koko araza kuba abikora cyangwa se araza kubishira mu bikorwa atari nka mbere nk'uko yahoze, akabasezeranya ko agiye kubikora ariko bikaza kurangira atabikoze. Ibingibi rero ni nyuma y'uko hari inyandiko y'amahame y'amasezerano ngenderwaho yasinywe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 hariya i Doha muri Katari, babifashijwemo na leta ya Katari. Yabagiye kubishira mu bikorwa cyangwa se ni bya bindi n'urwiyererutso cyangwa se no gukomeza kubeshya, bashobora gutegereza amaso agahera mu kirere. Nabyo tujye kuba tubigarukaho. Hanyuma ikindi zo kubabwira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero, tariki ya 2 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025, uyu nguyu ni Bahati Musanga Erasto, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse na visi guverineri ni Manzi Wili, bari mu ruzinduko rw'akazi cyangwa se bari mu bijyanye no kugenda basensibiliza cyangwa se na mobilisation hano muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Goma. Hanyuma rero ni mu duce tugera muri 3 nk'uko byagiye bikomeza kugarukwaho. Byavuzwe ko hagiye gushirwaho komine zigera muri enye hano i Goma nk'uko byatangajwe n'uyu nguyu Bahati Musanga Erasto. Nabyo tugiye kuba tubigarukaho. Cyusabwa no gukomeza kubana nanjye. Hanyuma rero dusimbuke mu mikino nuko n'imyidagaduro, nuko uyu munsi aribwo Giant of Africa iraza kuba isoza igitaramo nk'uko imaze icyumweru igenda ikora ibikorwa bigiye bitandukanye, cyangwa se uranabyibuka ifungurwa ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame afungura Zaria kuri Kigali. Ngira ngo urabyibuka ubwo yari kumwe n'uyu Masai Ujiri wagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga uyu muryango wa Giant of Africa. Uyu munsi rero haraza kuba hasozwa iki gitaramo kimaze igihe kingana n'icyumweru cyose. Hanyuma bikaba byamaze kuba bitangazwa ko rero uyu muhanzi witwa Ayra Starr n'umunya Nigeria yamaze kuba asesekara hano i Kigali, nawe uri ku rutonde rw'abari buze gususurutsa abaraba bitabiriye uyu muhango wo gusoza iki gitaramo. Akaba yakiriwe bikomeye hano i Kigali. Hanyuma rero akaba yanakiriwe kandi ngo n'umukunzi witwa Gihoro Mitifati ukomoka hariya i Rubavu, aho yaje no kuba amwemerera itike iza kumwinjiza mu kwitabira iki gitaramo, nyuma yuko uyu mukunzi we yaramaze kumutakambira cyangwa se yaramaze kumubwira ko nta tike afite nk'uko byatangajwe. Tugiye kuba tubigora ko cyusabwa no gukomeza kubana nanjye. Namaze kugwikaza rero, njye wumva rero ni Emmanuel. Hanyuma ngusaba kuri subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana muri biganiro bivuga kuri politiki hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma ikindi kandi urasabwa no gukora like inshuti zanjye zirakenewe cyane. Niba ubyibuka neza, icyo gihe hari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagira uruzinduko hano muri Kenya, yakirwa
n'uyu mugabo perezida William Ruto, perezida wa Kenya. Ibi ngibi urabyibuka, uyu mugabo nta kindi cyari kimujyanye hano muri Kenya. Uyu mugabo murabizi ko amaze iminsi byemejwe ko ishaka NRM riri ku butegetsi hano muri Uganda rimaze n'imyaka myinshi ryamaze kumugirira icyizere rikamugira umukandida uziyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu Mutarama 2026. Hanyuma rero urabizi neza ko hamaze iminsi hari umwuka mubi hano muri Kenya. Niba ubyibuka neza byavugwaga ko uyu mugabo perezida William Ruto ari kugirana ibibazo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Urabyibuka harimo nk'uyu mugabo Raila Odinga n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Urabyibuka cyane yaje kuba agirana ibibazo na perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Ngira ngo urabyibuka cyane, ni ibintu bimaze iminsi biri gucaracara bivugwa ko mu bijyanye n'ubukungu hagati y'ibihugu byombi bitameze neza. Uyu mugabo rero uranabyibuka ko minsi ishize ubwo bizihizaga Sabasaba Day, ngira ngo haje kuba haba imyigaragambyo ikomeye cyane, ndetse hari n'indi myigaragambyo yabaye ikomeye cyane yagarukaga urubyiruko ruvuga ko rudashaka uyu mugabo perezida William Ruto, badashaka ko abayobora, bashaka ko avaho. Yigeze kuba anavuga ati niba mudashaka ko mvaho ni mu binyuze mu mvugo nziza cyangwa se mu bikorwa byiza, ariko mudashenye perezidanse cyangwa se ingoro y'inteko ishinga amategeko hariya muri Kenya n'ahandi hose hafi aho ngaho bagendaga batera amabuye, imihanda bahingagura, kaburimbo bakarira mu muhanda wa kaburimbo bagahingagura, ibikorwa remezo, amashuri bagatera amabuye bagasenya. Nuko uranabyibuka ko byageze nyuma, hanyuma perezida William Ruto aza gutegeka polisi y'iki gihugu cya Kenya ko bagomba kujya babarasa mu kaguru, hanyuma wa wundi barashe mu kaguru bakamuzana akazarwana no kujya kwivuza, ariko noneho nyuma yaho akaryozwa ibyo yarimo cyangwa se ibyo yakoze. Ni nyuma y'uko gukoresha ibyuka bijyana mu maso byari bimaze kuba byaraciwe amazi hano muri Kenya, ntacyo byari bikivuze nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Aba bagabo rero bamaze iminsi bari gusura perezida William Ruto mu buryo bwo kumubwira bati cururuka cyangwa se ibintu bikore gutya. Harimo uyu mugabo perezida Yoweri Kaguta Museveni wagiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Hakaza n'umugabo witwa Ritadi James, General James Kabarebe. Uyu nguyu ngira ngo murabuzi, yagiye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Icyo gihe hakaba hari n'ubutumwa yarajyaniye perezida William Ruto bwa perezida Paul Kagame, yari amushikirije amubwira ati jyanira ubutumwa ubumpere mugenzi wanjye. Nta kindi ibyari birimo kugarukaho, byagarukwagaho ko uyu mugabo arimo aragirwa inama y'ukuntu agomba kwitwara muri iyi kondisiyo navuga mbi yarimo, ijyanye n'uko hano muri Kenya ibintu byari bikomeje kugenda biba bibi, bagaragaza ko batamushaka, bagaragaza ko ubutegetsi bwe baburambiwe iki. Nawe rero agakomeza agatiriza ati ngewe nzavaho igihe kigeze, ibyo mwakwikora byose sinteze kuvaho, nimushake niyo ngoro iyo ngoro y'inteko ishinga amategeko muyimenagura uko mushaka, ariko nzavaho igihe cyanjye kigeze. Ati aya mahirwe nagize kuba perezida nta handi wayakura cyangwa se aza rimwe mu buzima, ubwo rero ibyo muri gukora byose ntabwo navaho, nzavaho igihe cyanjye kigeze, manda yanjye irangiye. Aba bose rero n'abandi babanje, ndagira ngo ngutangarize ko bari kubwira perezida William Ruto cyangwa se bari kumuha umurongo y'uko agomba kwitwara mu buryo bwo kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu kandi mu mahoro. Impamvu nkubwiye guke cyangwa se impamvu ngarutse kuri abagabo babiri, perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse nkagaruka no kuri nyakubahwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, abangaba ni nararibonye, umwe abanzirije undi agakurikiraho. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umaze imyaka myinshi hano mu karere k'ibiyaga bigari ku butegetsi. Hakazaho nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, nawe ni umaze imyaka myinshi hano ku butegetsi akurikirana na perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibyo ngibyo by'urabizi, uramutse ugiye no kubihakana sinzi n'icyo waba uri no gushaka, uri no kwibeshya. Aba bose rero nta kindi bari mu kumugira inama y'ukuntu agomba kuyobora iki gihugu kandi mu mutuzo, mu mutekano no mu mahoro. Niba ubyibuka neza, uyu mugabo perezida William Ruto kuva icyo gihe, kuva aba bantu bavayo, nta yindi myigaragambyo duheruka kongera kumvayo. Ikiriho cyo nuko baramubwiye bati weho fata ukora icyo ugomba gukora nka perezida, uvugisha inani na rimwe cyangwa se ukora ibi ngibi ku buryo
bazagutinya. Naho rero nukomeza kubajenjekera gutya abaturage baratera amabuye ariko byari bimaze gukabya, byari bimaze kuba ibindi. Ni gute ushobora kumbwira ngo umuntu arikoze aragiye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko cyangwa se ku biro bya nyakubahwa perezida agatera amabuye? Ibyo ni ibiki? Ngo ni urubyiruko, ngo ni genzi, ngo ibiki n'ibiki, ngo ni urubyiruko. Ariko bikaba byaravuzwe ko abangaba babaga boherejwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida William Ruto, harimo nk'abangaba Raila Odinga, harimo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Ariko kugeza magingo aya ngaya, niba ubyibuka neza, bikaba byarashizwe mu majwi abavuga ko uyu mugabo perezida Felix Tshisekedi nawe yaba arimo, kuko yamenye amafaranga menshi mu rubyiruko kugira ngo rurwanye ubutegetsi bwa perezida William Ruto. Niba ubyibuka neza, akaba yaraziraguye umugabo Corneille Nangaa. Corneille Nangaa murabyibuka ko yaje gushinga iyi AFC aturutse hano muri Kenya. Bakavuga ko rero uyu mugabo perezida William Ruto yaba amufasha. Noneho nabyibuka bigeze no kuba bamubaza bati ese hagati ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ninde urimo kuri, cyangwa se wajya ku ruhe ruhande? Umugabo ati ngenda abona ibyo M23 irimo ari byo, kuko bararwana uburenganzira bwabo nk'abatutsi bavuga ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo. Bagomba guharanira rero cyangwa se kurwana uburenganzira bwabo kuva igihugu kitabyemera. Icyo gihe perezida Felix Tshisekedi ati mbese nuko ngo kuvuze ibintu biza kuba ibindi. Ngira ngo ibyo ngibyo murabyibuka, byigeze kuba rero binavugwa bicaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ariko ikiriho twigarukiye gatoya kuri uyu mugabo witwa Uhuru Kenyatta, ni amashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza perezida William Ruto na Uhuru Kenyatta batembera muri perezidansi. Aya mashusho yerekanaga aba bagabo batembera muri perezidanse, bacishamo bakanaseka, ubona mbese bahuje. Ngira ngo ni ibintu byagiye bigarukwaho cyane, bavuga bati aba bagabo ko tubizi ko ari bikeba. Uyu mugabo perezida William Ruto ko tumuzi ko atavuga rumwe n'uyu nguyu wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Ni ukubera iki yaje kuba amufata amutembereza mu biro bye, baseka aho ngaho imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko, imbere y'ibiro bya perezida wa Kenya, nuko baseka. Mbese ugiye kureba wasanga bagiranye ibihe byiza. Ni nyuma y'uko hari hashize imyaka myinshi batavuga rumwe, ariko biturutse ku kuba yaragiyeho amusimbuye. Hanyuma rero niba ubyibuka neza ngo mu matora yo muri 2022 ubwo uyu mugabo perezida William Ruto yiyamamarizaga mu mpuzamashaka ye, Uhuru Kenyatta yaje kuba agaragara ashigikiye uwitwa Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida William Ruto. Ibi nabyo byagarutsweho, nari niyo mpamvu abantu bagiye bavuga bati uyu mugabo ashobora kuba atazi ko kiri ari ikirura gishobora kuba cyamucocomera isaha n'isaha. Ariko niba ubyibuka neza, uyu mugabo Uhuru Kenyatta yigeze kuba anaza hano mu Rwanda, yakirwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, bagirana ibiganiro. Ni nyuma y'uko uyu mugabo Uhuru Kenyatta yari amaze iminsi ari gushaka nawe kwibasira u Rwanda, cyangwa se ari gushaka gushira mu majwi u Rwanda ko ari rwo ruri gutera cyangwa se ruri guhungabanya umutekano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu yabivugaga nibyo biramureba, kuko uyu mugabo asanzwe ari n'umwe mu bakurikirana impamvu muzi y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uko iki kibazo cyakemuka. Ubwo ni Uhuru Kenyatta, hakaza uyu mugabo Olusegun Obasanjo, hakaza n'uriya mugabo wa Togo ngira ngo yitwa Faure Nyasimbe, n'abandi benshi bagiye batandukanye n'abadamu, bose bakaba bahurira ku kintu kimwe cyo gushaka amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane intambara ihanganishije u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho, cyangwa se nk'uko byatangajwe, yatunguye benshi, ndetse na perezida William Ruto nawe yatunguye benshi ubwo yagiraga gutya akaba yaciye bugufi, akaba yakiriye uyu mukeba we. Ariko ikiriho cyo nuko reka tubyitege turebe, wenda mu Misiri imbere ntawamenya bishobora kuzahinduka, cyangwa se bigakomeza bikaba byiza nk'uko
byagiye bikomeza kugenda bigarukaho, umubano ugakomeza ukabaho, ariko muri politike nta mwanzi w'ibihe byose ubaho. hano no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiriho cyo nuko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru na visi guverineri we bari mu gace ka Mugunga, baje kuba batangaza ko hano Goma igiye kuba icibwamo amakomine ane. Niba ari uburyo bwo kuyagura, niba ari uburyo bwo kuyitubya, ntabwo kugeza amagingo aya ngaya turasobanukirwa neza, ariko ikiriho cyo nuko hari komine ya Goma, hakaza komine ya Karisimbi, hakaza komine ya Mugunga na komine ya Lac Vert, nk'uko byatangajwe na Bahati Musanga Erasto ubwo yari kumwe n'abaturage hano i Goma, hanyuma ababwira ko izo komine zigiye gushirwaho, hanyuma zikazashirwamo n'abayobozi bagomba kuziyobora kugeza ubwo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazagera ku mahoro bifuza. Ngo ni mu buryo bwo gushaka amahoro. Urumva niba bari buze gushyiraho komine ya Goma ikaba ifite abayobozi, abo bayobozi wenda umuyobozi wayo wumwungirije gutyo 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 gutyo, bizatuma babasha guhanahana amakuru hagati yabo, ku buryo n'umwanzi ushobora kuba yaza ajemo aho ngaho ariko wenda rwihishwa bashobora kumuvumbura. Kuko nukuvuga ngo nicyo twakwita decentralisation, ni ukwegereza ubuyobozi abaturage, aho umuturage ashobora kugira ikibazo, tuvuge nk'amakimbirane y'umugabo n'umugore mu rugo, ugasanga bari kujya kwa guverineri. Kujya kwa guverineri rero harimo intera ndende kurusha uko ikibazo yakigeza ku muyobozi wa komine. Binavuze ngo ubwo bazakomeza bagende bagabanyamo utundi duce, nko muri iyo komine bagabanyemo ibindi bice cyangwa se izindi segiteri, niko navuga, nazo zigira abayobozi bazo, noneho bizorohere abaturage kujya babona ubuyobozi hafi. Ibi rero ni byiza, ni byiza, gusa turabishimye, reka dutegereze turebe. Hanyuma ikindi naje kuba nkubwira, byamaze kuba bitangazwa ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko agiye gufungura za mfungwa z'aba bagabo ma 23 bamaze imisi barekarama bavuga bati mu gihe cyose utaraduha imfungwa zacu nta n'umunsi wa rimwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazaba amahoro. Tuzarwana mpaka, tuzarwana iyo Uvira uvuga tutagomba gufata, hanyuma ukongera ukisubiza n'ibice Goma zombi n'ibindi bice bigiye bitandukanye, twebwe nto tugiye kurwana Uvira tuyikuremo, dukomeze tugere Kisangani, dukomeze none tugusange Kinshasa, niho uzabyemera neza. Ngira ngo Colonel Nanga no mu minsi yashize aherutse kuba bitangaza bivuga ubwo yagarukaga kuri zira 4 points de déclaration de principe à Doha ku wa 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Izi points zigera kuri enye zigarukaga zisesengura, avuga neza uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa buri kuvuga ko ngo bagomba kuva mu bice bafashe, ariko ari ibihuha, ari ibinyoma, ari ukubeshya. Bo bazagoma mu bice bafashe, ahubwo bakabafasha gushiraho ubuyobozi. Ari nabyo ibingibi Bahati Musanga Erasto yaje kuba akora hano i Goma, ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Nabyo byanavuzwe ko bagiye kugenda bashiraho amakomine, bagabanyamo amakomine, bakazagira bagashiraho amasegiteri, bakazagira bagakomeza bagashiraho village cyangwa se imidugudu. Biranashoboka kuko babitangaje bavuga ko ibyo ngibyo bigomba kuzakorwa mu buryo bwo kwegereza ubuyobozi abaturage. Nk'uko rero bavuze ko bazagenda bashyiraho abayobozi, begereza ubuyobozi abaturage, batangiye kubikora. Rero nibyo ibi ngibi wumva Bahati Musanga Erasto yaje kuba akora ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Uyu mugabo rero nk'uko biri kuvugwa amaze igihe kinini abeshya ko agiye gufungura izi mfungwa za M23, ariko bikarangira atabikoze. Yewe bigeze no kuba bamwotsa igitutu n'ubundi nyuma gatoya ya déclaration de principe n'ubundi yo kwa 23 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 hariya i Doha muri Katari. Uyu mugabo nta kindi kintu yaje kubakora, yaje kuba afungura abantu ngo 5 mu bantu 700.
mu bo yafunguye harimo umugore wa murumuna wa Colonel Nanga, ubwo byumvikane ko ari muramukazi wa Colonel Nanga. Abandi batisa abandi ubashize, abandi rero bamaze iminsi bari kugwa muri gereza, babandi ngo n'abaswahilifone nk'uko bizi, ngo bavuga rumwe na Joseph Kabila ngo aricyo bazira nicyo bafungiwe. Hanyuma abandi ngo n'aba Rwandafone, abandi ngo n'abakoze ibyaha by'intambara, abandi ngo n'abashatse kumuhirika ku butegetsi, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Biravugwa ko rero uyu mugabo ngo noneho yavuye kwizima, agiye gufungura zino mfungwa 700. Tugendeye kuri no nyandiko y'amahame y'amasezerano yasinywe kwa 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025 babifashijwemo na leta ya Katari.